Ijoro rituje nta gikoma, abashinzwe umutekano baratembera neza ahantu ku handi, barahacekinga ku byombo sinakubwira, barahanahana amakuru uko bimeze ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Usibye n'ibyo ngibyo gusa, abashinzwe umutekano baba baryamiye amajanja, ba bandi baba bari ahantu umuntu atabasha kurebesha amaso yabo, n'uburyo wagaba igitero bagahita bakubona vuba, basi nipa rwose bagahita bakurangiza ukihirahira kwinjira mu ngoro y'umukuru w'igihugu uje kwangiza umutekano. Abo ngabo baba bahari cyane ko nta n'umuntu ujya usura umukuru w'igihugu mu masaha ya nijoro atari y'akazi, mu gihe yaba arimo araruhuka. Bivuze ngo mutegereza mu gitondo ukaza kumusanga ku ngoro ye mukaba mwavugana, cyangwa se bakanagwa gahunda, kuko ntabwo ari umuntu ukwiye kubonana na buri wese. Muri icyo gihe abashinzwe umutekano bari aho ngaho bacekinga, bareba akantu ku kandi. Abandi ubwo abakomando baje mu ndege, ndetse za ndege zitabonwa na radar, zitavuga kandi zidasakuza, zaremewe intambara, zimwe ziza zinaturitse iyo byabaye ngombwa. Ariko muri iyo ndege ntabwo zari zizanywe no kurasa cyangwa se guturitsa, ahubwo zari zihetse abakomando batarenga 20. B'abakomando bashobora kumanukira ku migozi bagwa hasi ukagira ngo nta kintu na kimwe cyahaguye, kubera ko batojwe kumanuka bujangwe nk'amapusi. Barebera nijoro, cyangwa se baba bafite night vision zibafasha kureba nijoro, babashije gutozwa nk'inyamaswa, ibisamagwe n'izindi nyamaswa zihiga ndetse nijoro. Abo bakomando bamanukiye ku migozi nta kabuza. Nyuma yo kumanukira ku migozi, barangije bagwa hejuru y'inyubako y'ingoro y'umukuru w'igihugu. Barangije barahita bahasinyari abari baturutse hasi ku butaka. Abandi baje bambaye igisivile, kuko n'ubundi bakorera mu butasi bwa CIA. Barangije baraza bazenguruka ingoro y'umukuru w'igihugu, batanga amakuru hanze ku bisasu cyangwa se ku mato irazengurutse igihugu, ndetse nawe ahita atangira kudocinga ibisasu bya misiri, kugira ngo misiri bazanye niza kuzamba rwose nta kabuza izo misiri zizite zirekura bya bisasu ndetse na za ntwaro ziremereye, bahita bazohereza ku mukuru cyangwa se ku ngoro y'umukuru w'igihugu, aho kugira ngo misiri ipfe umukuru w'igihugu yapfa. Abo bakomando nta kindi kintu bahise bakora, bahise batangira kureba ba bandi bashinzwe umutekano no kureba ahandi basi neyipa bari. Ikigo cyitwa NINO n'icyitwa NHA cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibigo bihambaye cyane ku butasi bwo gushushanya amakarita ndetse no guhakinga satellite, bakabasha kureba ikintu kibujabuja, buri kintu cyose kiri hasi, ku buryo uza kwihirahira abujabuja bahita bamurasa nta kabuza. Abangaba NHA baba barakoze ikarita, ndetse basha kureba neza uburyo bazatorokamwo, uburyo bazafatamwo, n'uburyo bazahita bagera cicishamo n'amasegonda cyangwa se iminota runaka bisaba abasirikare b'icyo gihugu kuva aho bari baza gutabara, cyangwa se ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Ibyo ngibyo byose biba byaramaze gucekinga kandi byaramaze kwigwaho kera. Ikigo cyitwa noneho NINO cyo kiba kibasha gukontrola satellite, ku buryo baba bameze nk'abantu bari muri icyo kigo bakoresheje satellite na radar, bakabasha kureba akabujabuja kose hasi. Bivuze ko baba baracekinze, barabonye ahantu buri musirikare wese bari muri position, ku buryo baba sineyipa bari buze kubazanira abandi basineyipa bahita bica mu cyico, kandi bafite imbunda ziriho silence, ndetse ku buryo imbunda itari buze kurasanga isasu ribe ryasakuza bajye babona umuntu agwa hasi batazi ikibaye. Niko byagenze. Barangije babandi bo hasi nabo bahita batangira gukoramwe akazi, babandi bo hejuru ubwo n'abandi bari hanze ku muhanda barabica rwose nta kabuza. Babandi bo hejuru ku bisenge nabo bahita bamanukira ku migozi nanone, ndetse baza barasa mu cyico babandi bari hasi imbere paka mbere mu ngoro aho umukuru w'igihugu yari aryamye. Bamushiduka ashiduka ari hejuru, bamuri hejuru, ndetse bamubwira ngo ambara ipingu tugende. N'umudamu we Imana yagize nuko atari gutera akabariro, byibuza ngo avuge ko ari mu gikorwa cy'abantu bakuru, yari kuba rwose asebye ko baramufashe rwose yibereye mu bintu by'abakuru bishimisha umubiri. Abakomando barenga 100 barindaga iyo ngoro y'umukuru w'igihugu barapfuye. Nawe watanze amakuru yuko byagenze. Abasigaye nibo basigaye batanga ubuhamya mu gisebo, ndetse n'ikimwaro gihambaye cyane, kubona perezida rwose bamwurije indege bamutwaye nk'imbohe, ndetse bahita batangira gujaho amategeko. Bivuze ko icyo gihugu cyari kimaze kuba igikoroni, ndetse no kimaze no kwigarurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo story ndi kugutera ni yabaye muri presidancy ya Venezuela, ubwo isi yose yahabaga igahita itinya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagahita bamenya ko wabaye umupolisi w'isi rwose ku kazi yari agakwiriye, ku buryo n'uwo atavuze rumwe rwose ahita amuzana. Impamvu nagiye gutya nuko abantu benshi bo mu bihugu bikiye bitandukanye batavuga rumwe na Leta y'u Rwanda, na bimwe mu bihugu bitavuga rumwe na Leta y'u Rwanda, birimo Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, South Africa, kumanuka hepfo muri Tanzania, kuzamuka ugere muri Canada,
uhisimbukire muri leta z'Abafaransa cyangwa se muri Paris mu Bufaransa, umanuke muri England ni mu Bwongereza, dore ko bafitanye n'inzika z'amafaranga u Rwanda rimwe rabacisha miliyoni zirenga 50 z'amapawundi nk'amanda, ariko kubera ko bishe amasezerano bagiranye yo kwimura bimukira bavanwa mu Bwongereza barangije bazanwe mu Rwanda, ariko biza kurangira wari ugiyeho ahise asubika ayo masezerano, abona nta mpamvu yo guhereza u Rwanda ayo mafaranga yose. Ubufaransa aho bifu bafitanye, Ubufaransa bwahagaritse buri nkunga yose bwahaga u Rwanda nyuma yo kuvuma no gukora iperereza bakamenya ko abasirikare b'u Rwanda rwose aribo binjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko u Rwanda rukabanza rukabagira abasazi kandi nabo bakaba abasazi, gusa nyuma rukaza kubyemera rubyemerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa mupolisi w'isi. Umanuke hepfo mu Bubiligi bita nyirabayazana y'amakimbirane ndetse n'ivangura ry'amoko ryabaye mu bihugu birimo Burundi, u Rwanda ndetse na Kongo n'ubise byarahageze, gusa ibyo bihugu nibyo byakoronijwe cyane n'Ububiligi, arangije azanamo amoko, Abahutu, Abatutsi yewe n'Abatwa, bitangira gutyo amangana atangira gutyo, buri bwoko butangira guhangana n'ubundi, bumwe bushaka kugumana ubuyobozi ubundi bushaka kuguma ubuyobozi, bamwe bakitwa abakara, bamwe bakitwa abacakara, abandi bakitwa abayobozi, bamwe bagashaka kuva ku bucakara bakaba abayobozi, gutyo bishyuba bifu kugeza ubwo bamwe mu Batutsi bameneshwaga bagahunga, ari nabo bagarutse kubohora igihugu. Icyo gihe rero ni naho habaye intandaro ya jenoside yakorewe Abatutsi, na n'ubu n'aka kanya imitima ya bamwe na bamwe ikaba irimo urwango rwo kuba umwe ari Umuhutu undi ari Umututsi, bakaba bakicana na n'ubu n'aka kanya. U Rwanda ibyo byasize munabizi se ni jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Iyo bifu n'agahugu gasuka cyane nk'Ububiligi gazanye ndetse no gucamo abantu amacakubiri kugira ngo kabashe kubakontorora, ibyo ngibyo byasaga nk'aho ari turufu nanone kuri rwo, ariko nanone ku Bubiligi, ariko nanone byasaga nk'aho ari indangiza muntu ku gihugu nka Afurika cyangwa se ku bihugu biri muri Afurika nk'u Rwanda, igihugu nka Kongo ndetse n'u Burundi. N'ubu n'aka kanya ingaruka zabo n'urwango bw'abo bantu bafitanye b'amoko nubwo arimwe barenzaho bakanga kubigaragaza, ariko ntabwo nahisha ko rwose ikintu cyitwa urwango rwo nubwo umuntu arenzaho, ariko hari abantu bakirufite, kuko n'ubu ngubu hari ujya wikorera akantu ukabona bararukugaragarije rwose nta kabuza, ugasanga umuntu aragiye muri komenta kwisa Umuhutu, kwisa rwose ko mwamenye amaraso, yewe niyo waba uri umwana mutoya cyane warakomotse kuri uwo muryango w'aba bantu bakoze iyo jenoside utaranayikoze, cyane ko hari umuntu ukubwira ngo uri Umututsi ngo rwose ngo kuki abantu bakakubwira amagambo atari meza bakurikije ubwoko bwawe. Bibaho kandi sinzi ko bizapfa no gushira cyangwa se imitima y'abantu izapfa kwibagirana ibyo bintu, kereka mu binyejana nibikomeza gutya, wenda hakazagira bamwe babyibagiza abandi kuba bazavuka n'abandi bazavuka, ukazasanga nyine abantu bose bongeye kwisaga ari Abanyarwanda. Gusa nabyo biragoye kubera ko bizasaba dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Twikomereze igikorwa cyacu. Ububiligi ndetse n'Ubudage nabyo biri mu bihugu byasabiye u Rwanda ibihano ndetse bihita bihagarika n'intwaro zabo, bihagarika n'inkunga zabyo byaherezaga u Rwanda. U Rwanda rwasaze rufite ibihugu byinshi cyane by'ibyatsi nyuma yo kuvuga ko rushora intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bimwe bihugu birimo Ubufaransa n'impamvu byahagaritse inkunga bivuga ko impamvu kugira ngo batazavuga ko za nkunga babatera arizo bakoresha bagura intwaro ndetse banakoresha bashora mu ntambara iri kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu bantu babona intambara iri kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bayishyira mu moko, ari nayo mpamvu iyo ntambara ikomeje kuba mbi cyane, ariko nanone bakaba bari gusabira Perezida Paul Kagame ibihano, ariko nanone bakaba bifuza ko nawe ko byamugendekera ari nko byagendekeye Perezida wa Venezuela, ubwo ndavuga Nicolas Maduro n'umudamu we rwose ubu ngubu bari mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rwose bamaze gutabwa muri yombi, aho barifunze rwose nk'imfungwa, bishobora no kumukorera gufunga ubuzima bwe bwose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se imyaka itari mikeya cyane, dore ko ajyanwa mu nkiko nk'umusivili, nubwo nawe agenda avuga ko ari perezida w'igihugu. Ati njyewe ni perezida w'igihugu cya Venezuela, n'ubu ndacyari perezida kandi ngo icyubahiro ngomba nka perezida. Yamara ibyo yivugisha iyo bageze muri gereza abana baramukuba bamusaba kwicara ndetse banamukubita ishyi bavuga ati ca ngaha waki, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Kugarukire ku Rwanda. U Rwanda rero narwo rusabirwa ibihano no kugeza ubwo abantu benshi bifuza ko Perezida Paul Kagame byamugendekera nka Venezuela. Ubundi u Rwanda rwo ruhagaze kuki kubera icyo rubafungana umutwe rukabika ko nta muntu na n'umwe rutinya. Ejo bundi ndi kureba ikiganiro cya Masoud Barouz, akaba
umujyanama wa perezida Donald Trump ariko mu bya Afurika, ariko nanone akaba n'umukwe we kuko yarongoye umukobwa wa perezida Donald Trump, aho bamubaza ibibazo byinshi birimo no gufatira u Rwanda na Paul Kagame ibihano, akabasubiza ko buri kintu cyose kigira gahunda yacyo n'intambwe yacyo, abasubiza ko kandi gufatira u Rwanda ibihano ari ibintu bigomba kuzabanza kwigwaho kubera ko ntabwo bifatirwa cyangwa se ntabwo bifatwa n'icyemezo cy'umuntu umwe, ariko nanone atangaza ko afitiye icyizere u Rwanda ko gishobora kuzakosora. Bivuze ko u Rwanda barushinja ko rwararenze ku masezerano, ariyo mpamvu bamwe mu bantu benshi yabihugu ragiye vuga bisaba perezida Donald Trump kudaheza agafatira Paul Kagame ibihano ndetse n'u Rwanda muri rusange. Ni ibintu byaba ari bibi cyane ku Rwanda n'abaturarwanda yewe n'ubuyobozi bw'u Rwanda, kubera ko kiriya gihugu gikomeye cyane gisa nk'aho ari indagizamuntu, yo cyakwatatse cyakwibagije kandi kikakwangisha isi, ibyo byaba yakuragiriyeho. Ibyo ngibyo ibaza Vladimir Putin, ukabibaza na Korea ya ruguru ndetse na Iran, aho byafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ubwo ibihano bikaba bigifatwa kugeza n'ubwo nka Iran yazengurukijwe amato y'intambara isaha n'isaha abakana, aho izino bande zombi zashakirana n'ubwo na Iran ikomeje gukaza umutekano, by'umwihariko ahantu bacurira ibisasu bya kirimbuzi mu bwoko bwa nucleaire. None Perezida Kagame we baramushakaho iki? Ese iyi ntambara iri kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'izatuma ashaka gushimutwa bakaba bamufata bakamujyana mu magereza yawo? Ubundi Perezida Paul Kagame nawe ari mu baperezida barizwe cyane kandi bakotorora ibintu akantu ku kandi, aho yivugira ko abifuza ko Kagame navuga bazamujyana, buzabamujyana hese. Ndabizi neza ko afite umutekano uhabaye kandi uri handi ibiri bande n'ibande akantu ku kandi, control zose sinakubwira. Byo ko navuga ko aricyo gihugu kirizwe gifite umutekano muri Afurika ndetse no mu bindi bihugu bike cyane ku isi, ariko nanone nubwo bakivugaho ubukene n'ubwo gikomeje kuzahaza abantu n'inzara rwose sinakubwira, bikomeje gukanda abaturarwanda amaso ku buryo bwe batanakibona neza, abandi bazahara bakikubita hasi kubera inzara. Ibyo ngibyo nabyo nyakubahwa turashaka ko mwabirebaho rwose mukabicekinga akantu ku kandi, nabyo mukaba mwabidukiza kubera ko ni ikibazo kibangamiye abaturarwanda. None se iyi ntambara iri kubera burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibiganiro bizageraho? Ubu tuvugana M23 muri Fizi ikomeje indwano hagati yayo n'ingabo n'ihuriro ry'ingabo za leta muri Fizi rwose kuri zone point, amasasu aravuga ku mpande zombi, ariko nanone ibyo ngibyo bikababaza cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zikavuga ko ari ukurenga ku masezerano, nubwo umujyanama cyangwa se ugira inama Perezida Donald Trump mu bya Afurika avuga ko hari icyizere cyo kuba ino ntambara yahagarara kandi ko amasezerano aza gake gake adahita agerwaho neza ku kanya, ariko aravuga ko ino ntambara batayishyiramo imbaraga itazigera ihagarara kandi ari ikintu bagahagaritse vuba vuba. Abaherezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gupanga gukoresha uburyo bwa gisirikare no gukoresha politike y'ibiganiro, kubera ko u Rwanda rwigize gakarakaza he uko byatangajwe n'abo banyamakuru bo muri cya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko uwo bita Marian, aho agerera y'u Rwanda na Perezida Paul Kagame yifuza kumubambisha akamubona rwose abapye kuko Yezu bamubapye, nyuma y'uko rwose batavuga rumwe. Yatangaje ko ibihumbi by'abasivile b'abakongomani bapfa umunsi ku wundi bapfira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burengerazuba mu gihugu cyabo cyakabarinze, ariko kubera ko cyamaze kuvogererwa imipaka yacyo nta bushobozi na buke gifite cyo kubarinda. Perezida Tshisekedi aremera agacindwa nanone agatanga n'ibirombe bye byose, ariko nanone agatanga ibirombe biri ahantu haherereye M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zifuza kuba bifuza kuba inshuti cyane no gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kuko kiriya gihugu rwose kimeze nk'umugore w'isi ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. Ubona arabyuka agashinga umutwe we, ubundi akawoherezaho ingabo zikajya kurwana no gufata agace runaka, akikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, akazahavana ubutunzi buhambaye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zaba zigiye kohereza amasosiyete yazo ndetse bakajya gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, bivuze ko kohereza amasosiyete yabo ndetse bakajya gucukura ahantu hari 23 ikotora kandi ayikora Balongo, bivuze ko impande zombi zizaba zihagaye. Ahangaha hari hadapfa uwishyura azapfa uwishyuza. Ubwo 23 ifite ubushobozi bwo guhagarara Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Oya, icyo cyo ntakigwakani, kubera ko kiriya gihugu si igihugu ahubwo ni uruhugu, kubera ko gikomeye cyane, ako si ugukomera ahubwo kirakomeye ibitsindagire, gifite irwana ko si irwana ahubwo gifite ibitwaro ndetse birenze ibitwaro, ku buryo ubwacyo kibishaka ni agasasu kamwe Repubulika ikiyubika ndetse n'u Rwanda rukiyubika, cyangwa Afurika yose igahita izamo umutingito, amazu agasenyuka, ibihumbi by'abantu, miliyoni z'abantu zigapfa, abandi rwose bagahura n'ubumuga, ku buryo n'isi zasigara ibyiga mu mateka ati habayeho n'ikakabe, habayeho imbwa n'ingoma,
ati kera habaye agahugu kitwa u Rwanda, kera habayeho igihugu cyitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se kera habayeho ibyo ngibyo byose ari ibintu bishoboka cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivuze ko kirakomeye cyane no guhagarika intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari ibitero rutura ndetse bigiye kwibasira mama 23 mubitegereze mubirebesha amaso yanyu, ariko nanone politike ndetse na strategy zayo nizere ko mama 23 n'ubwo Rwanda yateguye plan B ko nago twifuza kuzabona ipfu z'abantu zarabaye ibihumbi n'ibihumbi, nabwo twifuza kumva u Rwanda rwafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'ubundi n'ubukene twifitiye, kubitaho n'ibihano byo kuba nta gihugu na kimwe cyemerewe kugura ibicuruzwa byo mu Rwanda, nta muturage bemerewe gusura u Rwanda, nta kintu na kimwe kiva mu Rwanda cyemerewe kugurishwa hanze, yewe n'abayobozi babo bari muri wanted ndetse nk'abashoje intambara bagakora iyica ry'abantu. Ibyo ngibyo ni ibintu byaba biteye ubwoba. Comment yawe irakenewe. Yitwaga Olivier.